Izi ni inama zisumba izindi zose mu buzima. Inama utazigera wumva ahandi hose mu buryo bworoshye. Inama utazigera wicuza kuba wafashe umwanya wawe ukazumva. Izi ni inama ziva mu bitabo byinshi by'abahanga. Kuva mu ntambara ya mbere y'isi kugeza na n'ubu, abantu baravuze. Kuva mu kinyejana cya 15, abantu baravuze. Abahanga baravuze kandi baranditse. Izi nama tuzikora mu bitabo bitandukanye by'abo bahanga. Inama z'agatangaza. Inama n'ubu ngubu izahora zigira akamaro kanini ku isi ndetse n'abatuye isi muri rusange. Izi nama zikubiyemo ibintu byinshi ugomba kumenya, ibyo ugomba gukora ndetse n'ibyo utagomba gukora, ibyo ugomba kumenya ku rukundo, ku buzima, ku isi ndetse no ku bantu muri rusange. Icyo usabwa ni ukuntega amatwi, ugakora subscribe, like, share na comment, ubundi tukagumana. Iyi ni Manzi KM, iyi ni YouTube channel yanyu. Uyu munsi nje kukubwira ibintu ugomba kumenya ndetse n'ibintu ugomba gukora byanga bikunda kugira ngo ubeho neza kuri iyi si. Hari ibyo ugomba gukora ndetse hari n'ibyo ugomba kwirengagiza cyangwa se kudatekerezaho, kuko niko bimeze nyine, nta biba byahinduka, aho ugomba kubyakira uko biri. Ibi ni ibintu byakozwe n'abashakashatsi batandukanye. Ibi ni ibintu byagaragajwe nk'ukuri n'abantu b'abafilozofe ndetse n'abantu biga psychology cyangwa se ubumenyamuntu ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ngiye guhera ku bintu ugomba kumenya byanga bikunda, wabishaka utabishaka, kuko niko kuri. Ibyo bintu niko bimeze, ugomba kubimenya. Ntuzigere wumva utekanye mu gihe urimo guhabwa n'undi muntu wowe ntacyo ubikoraho, ari ugutunze, ari ukwambika, ari ugaburira kandi wowe uri mukuru, wabasha kubyikorera mu gihe wabonye akazi cyangwa se wafite icyo gukora. Ntuzigere wumva utekanye mu gihe bimeze gutyo, ahubwo ujye ushaka ibyawe no gushaka uburyo wakwiteza imbere, uburyo wava aho hantu, uburyo watangira kwitunga wowe ubwawe, nta wundi muntu utezeho amaboko cyangwa se utezeho ubufasha. Ibi nabyo ugomba kumenya byanga bikunda. Ugomba kumenya ko utazigera ufasha umuntu wese ugukeneyeho ubufasha. Uzafasha bake ushoboye, ariko umuntu wese uzagukeneyeho ubufasha ntabwo uzigera umufasha. Ibi bintu ugomba kubimenya. Ugomba kumenya ko kandi rimwe na rimwe ibintu bibaho kubera impamvu runaka. Hari impamvu ituma ibintu bibaho. Hari impamvu ituma ibibi cyangwa se ibyiza bikubaho. Ugomba kubimenya, ugategereza iyo mpamvu. Ntushidikanye cyangwa se ngo wihebe cyangwa utekereze kure cyane. Ugomba kumenya ko hari impamvu runaka yatumye ibyo bintu byanga bikunda bibaho, ahubwo ugategereza. Ugomba kumenya ko rimwe na rimwe ushobora kuba mwiza, gentle cyangwa se kind, ukaba umuntu w'inyangamugayo, ukaba umuntu ufite abandi akamaro, ariko abantu bamwe na bamwe bakubona nk'umuntu utari kure, umuntu w'imfumfu, kandi ntacyo utakoze ngo ubafashe, ntacyo utakoze ngo ugaragaze ko uri umuntu mwiza, ariko abantu bakabona ko uri umuntu mubi kandi ntacyo utakoze ngo ugaragaze ko uri umuntu mwiza. Niyo mpamvu ugomba kumenya ibintu, ukamenya ko bibaho. Ugomba kumenya ko abantu rimwe na rimwe bazagusaba inama, wazibagira ntibazumve, bagakora ibyo bishakiye, nyamara bagira inama nziza. Iyo niba ugasanga n'ibyo bakoze ni bibi cyane, bibaviramo ingaruka zitangaje kandi mbi. Nyamara kandi iyo bagiriye inama zisumba izindi zari kubafasha guhindura byinshi mu byo bakoze. Ugomba kumenya ko rimwe na rimwe abantu batajya bakwitaho, ukabona n'ubwo wakora ibingana gute cyangwa se wabwira ibingana gute. Ugomba kumenya ko rimwe na rimwe abantu batazigera bajya bakwitaho. Ibi nabyo kandi ugomba kubimenya. Ugomba kumenya ko iyo usharinze n'abandi cyangwa se usangiye n'abandi ibyo ufite, kandi nuko byaba ari bike, ibintu byiza bijya bikugarukiraho. Igihe bakizagira ibintu byiza bikugarukira, kabone n'ubwo bo batabikwishyura mwasangiye cyangwa se abahaye, ahubwo ushobora kuzabibona mu bundi buryo utatutse kuri abo ngabo cyangwa se kuri uwo wafashije, ahubwo bikugarukira byanga bikunda. Ugomba kumenya kandi ko akazi kose uko kaba kameze kose ari ingirakamaro. Nubwo waba uhembwa make, ugomba kumenya ko akazi kose ukora ari ingirakamaro cyagasimbura, kuko uramutse ugatakaje wabaho mu buryo utishimiye, ariko waramutse ukoze ushobora kuzatera imbere ugakora kandi karutako. Niyo mpamvu utagomba kureka akazi ako ariko kose urimo gukora, cyangwa se ngo wange akazi baguhaye ako ariko kose, uretse ako kugira nabi. Ugomba kumenya ko utagomba gutinya gukora ikintu gishyashya, kabone n'ubwo cyaba kigutera ubwoba, aho ugomba kugerageza ikintu gishyashya, kuko gishobora kuba icyo cyaba cyiza kuri wowe, cyaba kirimo umugisha wawe. Ugomba kumenya ko mbere yo gufata umwanzuro cyangwa se amahitamo uba ugomba gutuza, ukaba calm. Ntuzigere ufata umwanzuro mu gihe ubabaye cyane cyangwa se wishimye cyane, ushobora kuba wafata umwanzuro mubi. Ahubwo ujye witonda, ube calm, utuze mbere yo gufata umwanzuro. Ugomba kumenya ko amahirwe atajyaza gutyo gusa, ahubwo umuntu yakora kandi agakora cyane. Ntuzigere wicara ngo wumve ko amahirwe azakuzaho, ahubwo ujye ukora cyane, kuko amahirwe ageza
ku muntu watangiye gukora. Izuba rirasira umuntu uhagaze cyane kuruta kurasira umuntu uryamye. Nukora amahirwe nibwo azaza kurusha wundi uzaba wicaye, ategereza ko amahirwe azamusanga aho yicaye. Ugomba kumenya ko ugomba kwihangana ukagerageza gukora ibintu byawe nubwo byagorana gukomeza gukora wihanganye ndetse ugategereza. Ugomba kumenya ko bitari ngombwa ko utuma buri wese agukunda, kuko nta kintu wakora ku buryo wese yagukunda. Aho ugomba gukora ibyo ubona ari byiza ndetse n'ibyo ubona ko byaguhesha amahoro, byakugira akamaro, kuruta uko wakora ibyashimisha abantu, kuko ntabwo buri wese azagukunda. Ibintu uzabimenye, ntukitegeke buri wese azagukunda. Ugomba kumenya ko uba ugomba kumva kugira ngo wumve ibyo yakubwira. Ugomba gutega amatwi kugira ngo wumve ibyo yakubwira neza. Ntabwo ugomba gutega amatwi kugira ngo usubize, ahubwo gutega amatwi kugira ngo ibyo yakubwira ubyumve neza, ubishyire mu mutwe ndetse ubisesengure, kuruta uko watega amatwi kugira ngo usubize. Ikindi kintu ugomba kumenya, ntubyanga bikunda gusoma ibitabo byinshi ariko kugira ubuhanga bwinshi cyangwa se ubumenyi bwinshi. Icyo nakubwira ni ukujya usoma ibitabo kenshi. Nkunda kubigarukaho ko gusoma ari ingirakamaro. Ugomba kumenya ko rimwe na rimwe ntabwo abantu bazigira baguha icyo ukeneye. Uzabasaba ibintu byinshi ariko ntabwo bazaguhaho na bike. Ibi nabyo ugomba kubimenya, ukishakamo ibisubizo ku giti cyawe. Ugomba kumenya ko abantu mutazagukunda, ndetse nubwo wagerageza rwose bingana gute, abantu ntabwo bazigira bagukunda. Abantu bose, ndavuga abantu bose, kuko hari bamwe bazagukunda ariko bose ntabwo bazagukunda. Icyo wakora cyose ngo bashimishe, ugomba kumenya ko batazagukunda bose. Ugomba kumenya ko hari abantu utazahuza. Hari abantu bamwe bazakora ibintu cyangwa se uzakora ibintu ntimuhuze. Byanga bikunda uko wagerageza kose, ugasanga kenshi na kenshi ntabwo muhuza, murashwana cyangwa se ntimwumvikana. Ibyo ni ibintu bisanzwe kandi nibyo bintu bizanakubaho buri gihe. Ibi nabyo ugomba kubimenya. Ugomba kumenya ko impinduka zishobora kugora. Guhindura ibintu cyangwa gukora ibintu mu buryo bushyashya utari witeze bishobora kugora. Kabone nubwo waba uzi icyo gukora, bakubwiye icyo gukora ariko bishobora kugora cyangwa se bikagucarinjingamo gato. Ugomba kubimenya ko impinduka zigora rimwe na rimwe. Ugomba kumenya ko ikibazo atari ibintu biba, ahubwo ikibazo ari ukuntu reactinga cyangwa se ari ukuntu byitwaramo. Niba ari ikibi kikubaye, ugomba kumenya ko ugomba kucyitwaramo neza nk'umugabo. Ugomba kumenya ko wenda hari icyiza cyaba kirimo nubwo cyaba kigaragara nk'ikibi. Ugomba kumenya ko uko reactinga cyangwa se uko witwara ku kibazo aribyo bikigira kibi. Ugomba control your reaction cyangwa se uburyo reactinga ku kintu runaka. Mu buzima ntukazigere ukora ibi bintu. Ntukazigere na rimwe wifuza umunsi wawe mu buzima, ko umunsi mwiza cyangwa se iminsi myiza igusigira ibyishimo. Umunsi mubi cyangwa se iminsi mibi igusigira experience cyangwa se ubunararibonye. Umunsi mubi cyane wakubaho mu mateka yawe ugusigira amasomo menshi. Umunsi mwiza wakubaho mu mateka yawe ugusigira inzibutso. Ntukazigere na rimwe wifuza umunsi wakubayeho. Ugomba gutoza ubwonko bwawe kugukomera cyane kurusha amarangamutima. Bitari byo cyangwa se nutabikora gutyo, uzisanga witakaje rimwe na rimwe. Uzasanga watakaje ubwenge cyangwa se watakaje control. Rimwe na rimwe ukore ibintu bitari byiza, kuko hano gukontrola amarangamutima yawe. Koresha ubwonko cyane kuruta uko ukoresha umutima. Umutima rimwe na rimwe ujya uba umunebwe. Ugomba kumenya ko guceceka no kwihangana ari intwaro zikomeye mu buzima, kuko kwihangana bituma umutwe wawe ukomera, mental strong, bituma mind yawe ikomera, ndetse guceceka bituma amarangamutima yawe akomera, akaba strong. Buri gihe tujya dukora dushaka ejo heza hazaza, bavuga ngo ejo ni heza, ariko iyo ejo hageze ahubwo aho kugira ngo twinjoyinge cyangwa se twishimire ejo, n'ubundi turatekereza ngo n'ubundi ejo ni heza, n'ubundi tukagira ejo tugasanga n'ubundi nta cyahindutse, tugasanga n'ubundi nta cyabaye, n'ubundi haracyari n'ubundi nk'uko hahoze. Niyo mpamvu ugomba gukora umunsi mwiza uyu munsi ugire mwiza, kuko ejo ntabwo habaho. Ejo n'ubundi hahora ari ejo. Umunsi ufite n'uyu ugire mwiza, gerageza gukora ibyiza muri uno munsi, kuko ejo ntihabaho. Ugomba kumenya ko intsinzi itari permanent cyangwa se intsinzi idahoraho, ndetse ugomba kumenya ko gutsindwa atari yo finale, gutsindwa atari ryo herezo.
aho ugomba gutekereza ko utazigera na rimwe ukira gukora mu gihe wageze ku ntsinzi, kandi ntuzigera na rimwe ukira kugerageza mu gihe watsinzwe. Ugomba kumenya ko amakosa yongera ubunararibonye bwacu cyangwa se ubunararibonye bwawe, ukamenya ko ubunararibonye bugabanya amakosa ugenda ukora. Ugenda ugira ubunararibonye bwinshi niko uzagenda ugabanya n'amakosa ukora. Ugomba kumenya ko ibibazo ari igice cy'ubuzima ndetse ko bizanahoraho, ko bitazabura, ahubwo uburyo ubicamo uyu ubifesinga, kubicamo useka cyangwa se uhagaze nk'umugabo, ari byo bituma ubuzima bwawe buba bwiza. Noneho ibi ni ibintu ugomba gukora, ibi ni ibintu ugomba gukora buri munsi cyangwa se uko usobojwe, byanga bikunda bizakugiraho ingaruka nziza. Buri gihe ugomba kujya wifuriza umuryango wawe ijoro ryiza, kandi ukibuka kubahobera mu gihe ubafite mbere yo kujya kuryama. Ugomba kumenya ko mu gihe utinda kubyuka cyangwa se ukunda kuryamira cyane, ugomba gushyira alarm cyangwa se ikigomba kukubyutsa muri telefone yawe, ariko ukagishyira kure kugira ngo mu gitondo ubyuke ku gihe ukore akazi kawe nk'ibisanzwe. Ugomba kumenya ko uba ugomba gukora meditation cyangwa se kujya aha wenyine ukitekerezaho, nta kindi kintu utekerezaho uretse wowe ubwawe, iminota 15 byibuze buri munsi, ibyo bita yoga relaxation. Ugomba kumenya ko mu gihe hari cyiza cyakubayeho ku munsi cyangwa se ikintu kibi kikaba cyafasha amarangamutima yawe, ugomba kucyandika mu gakayi wiswe journal, kugira ngo umunsi umwe ujye ukibuka cyangwa se ujye ukirebaho nurangiza utere intambwe mu buzima. Ugomba kumenya ko mbere yo kuryama ugomba kunywa igikombe cy'amazi cya buri mugoroba mbere yo kuryama. Ugomba kubigira ihame kandi ukabigira inshingano. Ugomba kumenya ko nyuma yo kurya ugomba gukora urugendo rw'iminota hagati ya 10 na 15 buri munsi mbere y'uko uryama, kugira ngo ifunguro ufata cyangwa se wafashe rigende neza mu mubiri, bizagufasha kugira ubuzima bwiza. Urugendo si ngombwa ngo urukore ahantu kure, aho yizengurutsa mu rugo cyangwa hafi aho muri salo. Aha niho nsoreje ikiganiro cy'uno munsi nabateguriye. Njye ni Manzi KM. Kora subscribe, like, share na comment, buri tugumane. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.